Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Nyuma y'uko dusobanuye amazina ndetse n'ibiranga ba nyirayo mazina, hari abakunzi bacu badusabye ubusobanuro bw'amwe mu mazina ndetse n'ibiyaranga. Uyu munsi rero twagarutse kugira ngo tuyasobanure. Nkwibutsa neza ko niba nawe hari izina ufite ukeneye kumenya icyo risobanura, turi hano kugira ngo tugusobanurire. Umukunzi wacu yatubajije izina Fanny. Fanny ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bafaransa, rikaba risobanura ubohowe cyangwa se ikamba. Fanny ni umuntu utuma abandi bishima ngo kandi byihuse, iyo uri kumwe nawe ngo wishimira kuba mwahorana. Ngo ni umuhanga mu guhitamo inshuti, ngo ni abantu batazi kwishushanya, abantu barabakunda kubera ko bakunze kuvugisha ukuri ndetse bakavuga ibibari ku mutima. Bakunze guhanga udushya kandi ngo bakabyerekana. Bakunda ibiganiro by'inkuru, ibiganiro bitera imbaraga, bimwe bita motivations, bakunda gutegura kandi ngo bakunda ibintu bisa neza. Bakunda ubwigenge, ntibakurikira ibigare cyangwa se bimwe bita barukurikira izindi, ngo bazi gutega amatwi kandi bagira umutima mwiza. Bagira ibitekerezo byihariye kandi bagahagarara ku byo bizera. Bazi kwita ku bandi kabone n'ubwo bo baba bababaye. Fanny arakunda by'ukuri ngo ariko ntabwo apfa gukunda byoroshye, ngo ariko iyo yagukunze aguha umutima we wose. Ngo azi gushimira kabone n'ubwo wowe uba ubona ari utuntu duto duto. Fanny ngo yishimira kumwereka uwo uri we kuruta kumwereka ibintu cyangwa se ubutunzi. Ngo yifuza inshuti imwumva mu marangamutima, ikamwubaha kandi ikamuha kwisanzura cyangwa se ubwigenge. Undi mukunzi wacu yatubaje izina Bruno. Bruno ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Germany, rikaba risobanura imbaraga. Bruno ngo ni umuntu wo kwishingikirizaho, muri make ni umwizerwa. Ngo arinda ijambo rye kandi azi kwita ku bantu akunda. Ngo ukuri ni ikintu cy'ingenzi kuri we, ngo iyo yakugiriye icyizere ntago yisigaza. Ngo bakunze kugira amagambo make, ariko iyo bavuze abantu babatega amatwi. Ngo bigirira icyizere kandi bakunze kuba batuje. Ntibakunda kwicara barota gusa, ngo ahubwo bashyira mu bikorwa ibyo bakora, ngo kandi bakunze kubaka ibintu bizaramba. Barakunda ariko ngo birabagora kubyerekana kuko bifata igihe kinini kugira ngo umenye ko bagukunda, ngo ariko iyo bagukunze biba ari ukuri kandi ngo ntibakunda akajagari mu rukundo kubera ko ngo birababangamira. Ngo bazi kwita kandi bakanarinda abo bakunda cyane. Bakunda umuziki, ubuyobozi, ibiganiro by'inkuru kandi ngo bakabishyiramo imbaraga zabo. Undi mukunzi wacu yatubaje izina Logan. Logan ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Scottish, rikaba risobanura umwobo muto. Ba Logan ngo bakunze kuba batuje, ngo iyo abandi bapanitse bo uba ubona nta cyahindutse. Ngo atekereza mbere yo gukora cyangwa se kuvuga. Ngo azi kumenya ikintu kibura mu gihe abandi bo babona ibintu byose byuzuye. Bakunze gukora ibintu mu buryo bwe kubera ko yumva ko aribwo abikora neza. Ngo ntatinya guhagarara wenyine ku kintu yizeye kabone n'ubwo abandi baba bamuhindutse. Iyo uri inshuti ye akora byose kugira ngo agufashe mu byo abona ukeneye. Mu rukundo Logan ngo bimufata igihe nawe kugira ngo avuge, ngo ariko ni umuntu ukunze guha amarangamutima cyane agaciro kubera ko yanga kundi yayababariramo. Ni umuntu rero ngo werekana urukundo rwe binyuze mu bikorwa ndetse no gufasha. Undi mukunzi wacu yatubaje izina Belik. Belik ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko muri Germany, rikaba risobanura umurima w'intete cyangwa se umurima w'amasaka. Belik ngo ni umuntu uremanywe ubutwari. Ngo azi guhagarara ku kuri kabone n'ubwo byaba bimugoye cyangwa se biri bumugeze ahantu habi.
ngo abantu biyumva nk'abatuje iyo bari kumwe na Belike. Ngo ntabwo ava ku bintu byoroshye, agira muri we imbaraga zidapfa guhungabanya. Agira amagambo make ariko iyo avuze afatwa nk'umunyabwenge. Agira ukuri kuzuye, iyo akwizeye akuba iruhande kuri buri kimwe cyose. Aha agaciro ukuri, ntago azi kwigira uwo atari we, akunda ubusitani cyane. Mu rukundo agaragara nk'aho bitamureba, ariko iyo ugize amahirwe akakwizera arakurinda mu buryo bwose, haba mu marangamutima ndetse no ku mubiri. Ibikorwa bye ngo birivugira kuruta amagambo. Undi mukunzi wacu yatubaje izina Kersi. Kersi ni izina riri unisex, waryita umukobwa cyangwa se umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura umuyobozi. Ba Kersi rero ngo ni abantu bagira ibitekerezo byagutse, cyane cyane mu bugeni, mu kwandika, mu kubara inkuru, kandi ngo barabigaragaza. Ngo babona ubwiza mu bintu bitandukanye, bagatera abandi kubikunda, kabone n'ubwo byaba bidakunditse. Abantu bakunze kubafungukira bakababwira ibijyanye n'ubuzima bwabo, kubera ko ngo batabacira imanza mu byo bakora. Ntibakunda ibigare, ngo bagira uburyo bwihariye batwaramo ibintu byabo. Kuba batandukanye n'abandi mu byo bakora, babifata nk'imbaraga, ntago ari ubugwari. Bamenya kuvuga mu gihe abandi bacecetse, cyangwa se ubona ntacyo bafite cyo kuvuga. Ngo barakunda kandi bakanirinda abo bakunda ndetse n'imiryango yabo. Bakunze kuba romantike, baha agaciro cyane amarangamutima y'abandi, kandi ngo abantu iyo babakunze biyumva nk'abakomeye. Undi mukunzi wacu yatubaje izina Elise. Elise ni izina naryo riri unisex, akaba ari izina rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanura kugwa neza. Ba Elise rero ngo ni abantu bakunda kandi bakita cyane ku bo bakunda. Ngo barabafasha mu buryo bwose bakeneye, kandi ngo bibatwara imbaraga kubera ko baha agaciro abantu bafitiye icyizere. Bakunda gutekereza cyane ku buzima, ku bantu ndetse n'ibintu muri rusange. Bakunze kwiga kumva cyane amarangamutima y'abandi no kubabaza ibibazo byimbitse kugira ngo babashe kubasobanukirwa. Bakunda indirimbo, kwandika n'ibindi bivuga ku isi muri rusange. Ngiyo akugiriye icyizere ni uko koko ababona ugikwiriye, kubera ko ngo kugira ngo akugirire icyizere ni ibintu bimufata igihe kinini, ariko ngo iyo abonye ugikwiriye arakikugirira kandi cyuzuye. Mu rukundo bakunda bagendeye ku mitekerereze y'umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo muganira arakumva, akagutega amatwi, akumva aho ibitekerezo byawe biganisha, hanyuma ngo iyo asanze uri umuhanga kugukunda biramworohera. Iyo agukunze rero ngo aguha umwanya we wose, aragukunda kandi ngo yinjira mu rukundo wese, ngo ariko ngo ntago akunda akajagari mu rukundo, kubera ko ngo karamubabaza, kubera ko aba yumva yakwiharira wenyine, akagukunda byuzuye. Aya niyo mazina naguteguriye uyu munsi, wibutsa nanone niba hari izina ufite waryandika muri komenti tukazariheraho. Wakoze cyane kubana nanjye, ciao ciao, ndabakunda.